Mwiriwe neza, iri ni itangazo ku bakunzi ba Mess Empire. Ku bantu bakundaga kureba komedi zacaga kuri ino channel, turabamenyesha ko ubu ngubu komedi zitari gutambuka kuri ino channel, ahubwo ubu ngubu hari gucishwaho ibiganiro. Ukahita wibaza impamvu rero twabihinduye. Impamvu nuko ino channel yajyaga icaho komedi n'ibiganiro, gusa twaje kureba tusanga ibiganiro nibyo bikurikirwa cyane kuri ino channel. Turavuga ati reka dushinge n'indi channel ya komedi. Naho iyi ngiyi channel Mess Empire tuyihindure tuyite Mess Empire Talks, twirekere ibiganiro nk'ibisanzwe. Kuri mwe kandi mukunda komedi, namwe se twabahesha, ahubwo twafunguye indi channel yitwa Mess Empire. Ni channel nshyashya ndetse twamaze no gushyiraho komedi za mbere. Nanone munyarukireho muzirebe. Fata telefone yawe searching Mess Empire urahita uyibona. Mukore subscribe kuri iyo channel nababwiye. Ndabakunda cyane, nta kintu nakora ntababwiye, banje kubamenyesha. Hari abantu baba barubatse izina ku buryo utabyiyumvishamo kuri rwa rwego niyo yakora indirimbo umwe mu mwaka iyo ndirimbo zikaba hit. Hano mu Rwanda kandi dufite abandi basitari bagiye bakundwa mu myaka myinshi yashize ku buryo watari kurenga ibitaro nk'itanu tumvisha indirimbo ye, gusa ubu bakaba bariturije mbega ari nk'ibisasu byihishe inyuma ya burende. Bamwe mu bafana babo basitari abenshi batekereza yuko baba bararetse gukora imiziki, gusa niyo bagarutse bagakora indirimbo imwe ihita itwika kuri rwa rwego international. Hano mu Rwanda dufite abasitari bafite impano z'ingeri zose kuri rwa rwego zinabatunga, ariko uyu munsi reka turebere mu bahanzi. Kuba nagisohoye indirimbo kenshi mu mwaka nka mbere si bivuze yuko naretse kuba umuhanzi, kuko n'ubundi iyo ngarutse garukana banga ikaba international igakoma abafana nk'ingaro imitima nk'uko nari nabikoze mbere. Mwita umwami w'indirimbo za romantique, ndavuga indirimbo z'imitoma, zimwe ni mu ndirimbo waririmba agashire wagiye kuryama kugira ngo ararakurota araraharyana muri make. Ntiwabura umunyarwanda, ntiwaba uba muri no Kigali, cyangwa se ntago waba ukurikirana ibintu bijyanye n'imiziki uramutse utazi no ndirimbo. Uyu murigenti dufite witwa King James ni umurigenti wagiye ukora indirimbo zigakundwa ku rwego ruri hejuru, kuri rwa rwego zatangiye kumutunga kuva ari mutoya, dore ko ari umwe mu banyarwanda bakora umuziki hano mu Rwanda bafite akayabo k'amafaranga menshi. Mu mitungo afite uno muhanzi twavuga nk'inzu afite mu karere ka Kamonyi ya etage. Usibye no muturirwa w'inzu King James afite na supermarket yitwa Mango. Mu gukora umuziki kwa King James ntibyamuhaye amafaranga gusa, ahubwo byamenyeguriye n'imitima y'abafana bose bakunda indirimbo z'urukundo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Kugira ngo wumve uburambe n'umusore afite mu muziki, ibaze ko yatangiye gukora umuziki mu mwaka wa 2009. Nibyo ubitekereje neza, uyu musore yitwa King James amaze imyaka irenga 17 mu muziki nyarwanda. Uzi igitangaje se nuko mu kwezi kwa 4 2026 afite igitaramo mu kwezi kwa 7 muri BK Arena. Ariko igitangaje nuko mu kwezi kwa 4 mbere yuko akora igitaramo yasohoye amatike nyuma y'iminsi 3 ahita ashira. Nibyo kandi ubyumvishe neza, amatike yo kwinjira mu gitaramo cye yashize mbere y'amezi 2 mbere yuko igitaramo kiba. Umwihariko wa King James nuko akundwa n'abakiri bato ndetse n'abakuze, haba ku basore ndetse n'abakobwa, abacecuru ndetse n'abasaza. Aho ngaho ushobora kwita wibaza ngo ubundi King James wigaruye imitima y'abanyarwanda batari bake, ubundi ni muntu ki? Reka mbonereho no kugwikaza muri cyo kiganiro cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel witwa Mess Empire. Kora subscribe kuri no channel fungu nizogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizaya bisohoka nawe ujye ubona mu bambere. Kandi kino kiganiro niba ugikunze ukikandire like. Naho ngiye mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promise the King of this upward plus 250 K57 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo remeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Nyita Mess. Ubundi King James yavutse tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1990. Yavukiye mu bitaro bya CHK, izina rye rya nyaryo bamwita Ruhumuriza James. Ni umwana wa Consolate Kazizi ndetse na Isaac Murigano. Uyu King James yavukiye Nyamirambo nyuma y'imyaka 5 gusa bahita bimukiranya Bihu, dore ko naho yibye amashuri ye yabanza mu mwaka w'2000. Amashuri ye yisumbuye yize mu kigo cya AP Irwaza ndetse na AP Rugunga, arangiza mu mwaka w'2010. Uyu musore yatangarije abanyamakuru yuko nibwo afite impano yo kuririmba, gusa afite n'impano yo gukina umupira, dore ko yari no kwisanga yarabaye umukinnyi w'umupira, gusa bikaba byarishwe n'ikigo yigagamo kitazamuraga impano zijyanye no gukina umupira. Nibyo kandi nanone utekereje neza, bivuze ko uyu King James tuzi ari umuhanzi, iyo biza no kurimba twari kumubona ari gukina football. Ubundi King James yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006 gusa aza kuwinjiramo neza mu mwaka wa 2009. Uyu muhanzi King James indirimbo ya mbere yasohoye bayita Intinyi, dore ko yayisohoye no mu bihe bibinga ubuzima butamworoheye kubera ikibazo cy'amikoro. Ngo nubwo ino ndirimbo yitwa Intinyi yayisohoye gusa yayisohoye mu gihe yari kwiga, ngo kandi byari ibintu byari bimukomeye guhuza ibintu bijyanye no kuririmba ndetse n'ishuri. Tariki 24 Ukuboza mu mwaka wa 2010 akimara kurangiza amashuri ye yisumbuye yasohora album yitwa Umugisha iriho indirimbo 12 zose. Iyi album n'ubundi yasohotse mu mwaka wa 2010 yakunzwe n'abatari bake, dore ko yari indirimbo zagiye zamamara nk'iyitwa Kuko Turi Kumwe, Umugisha, Naratomboye ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi.
King James urugendo rw'umuziki rwe ntirwarangira aho, kuko tariki 10 Ukuboza n'ubundi mu mwaka wa 2011 yasohoye indi album yitwa Umuvandimwe. Iyi album yimurika bwa mbere yimurikiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu Majyepfo. Iyi album yamukuriye abafana benshi kuri rwa rwego yagiye ikundwa bitangaje, dore ko yari indirimbo zagiye zikundwa nk'iyitwa Narashize, Birandenga, Ese Warikinaga ndetse n'izindi. Durakani kantu utaruzi rero, King James yatangaje ko impano ye itapfuye gutyo kuzamuka, ahubwo yazamukiye muri korali, dore ko yaririmbaga no muri korali y'abadive b'umunsi wa karindwi. Uyu King James kandi afite amahame mu buzima bwe, ngo niyo yakora ikintu kikanga ngarongera agahindura akora ikindi nacyo kikanga, kongera agahindura ikindi akakora ikindi, bakabonye ikigera kuri successful. Uyu King James ngakunda gukora cyane kuri rwa rwego mu mwaka wa 2000 yafunguye Uganda gukora kawunga, gusa urwo ruganda rukaba rwaje guhomba kubera ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Nubwo bitaje kumuhira yuko afungura uruganda, gusa yaje no gufungura supermarket yitwa Mango, ubu ngubu ni supermarket yafite mu mujyi wa Kigali. Uyu King James kandi atangaza ko yigeze gukora ibindi bintu byinshi birimo gucuruza imodoka zivuye muri Cyamunara. Uyu mushinga rero yawukoranye n'inshuti ze, gusa nanone bikongera kuza guhomba. Uyu kandi avuga ko akunda ubuhinzi, akaba ari nayo mpamvu yari yarashinze uruganda rw'akawunga nubwo rwaje guhomba, akaba yifuza kuba yagaruka mu buhinzi, noneho akagaruka ashora mu bijyanye no guhinga imboga n'imbuto. Uyu King James kandi ahora ashyirwaho ibitutu n'abafana be ndetse n'abanyamakuru bamubaza igihe azashakira umugore, mbega igihe azakorera ubukwe, ariko akabaca ku ruhande. Mu magambo ye avuga ko igihe kitaragera. Gusa hari n'andi makuru agenda avuga yuko King James yari ari mu rukundo n'uwitwa Mutesi Jolly, akaba yari na Miss Rwanda w'umwaka wa 2016, gusa n'ayo makuru ntabwo yizewe neza. Ikindi kintu utaruzi kuno musore nuko atigeze yibana muri ghetto. Turabizi ko abasore bose iyo bageje imyaka 20 kuzamura, abenshi bahita batangira kujya kwibana mu buzima bwabo bwa bonyine muri ghetto babana n'inshuti zabo. Gusa uyu King James ku ruhande rwe ngo ntabwo yigeze ajya kubana n'abo basore cyangwa se ngo yibana muri ghetto, ahubwo yabaye iwabo kuva ari muto, ngarinda b'umusitari, yavuye iwabo ahita ajya mu nzu ye. Ikindi kintu gitangaje kuri uno musore ngo nuko ngo n'umusore akunda kubyuka mu masaha atinze cyane, ngo saa 2 saa 3 ubwo nibwo King James akunda kwibyukira nk'uko yabitangarije ikinyamakuru. Kandi ikindi kintu utaruzi kuri King James ngo nuko adakunda ibintu by'amafoto, akaba ari nayo mpamvu adakunda gukoresha zino mbuga tuzi nka TikTok, Instagram ndetse na Facebook zimugaragaza ubuzima bwe bwa social life. Nanga dusoreje ikiganiro cyacu, ndagushimiye kuba wakurikiranye kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Nimba kino kiganiro wagikunze, kanda like, kanda subscribe kuno naca n'ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi nibizaye bisohoka nawe ujye ubibona mu ba mbere. Jya muri comment wandikemo icyo ushaka ko tuzaganiraho ubutaha, nta kabuza tuzakiganiraho. Mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward plus 250 k57 234. Ni amazina nk'ay'indyankwe, gusa indyankwe yeremeye kurya ibiti, njye neremeye kugusobanurira. Nyita Messe.